ubuzima bwacu dufite ibintu byinshi dukeneye, yaba ari iby'umubiri, yaba ari iby'umutima, yewe n'iby'umwuka. Hari igihe wibaza ute se nzabaho, ubuzima bwanjye buzagenda gute, ese amasengesho yanjye azasubizwa? Ariko Imana yaduhaye isezerano rikomeye mu ijambo ryayo yuko izahora itwitaho. Uyu munsi reka nkwibutse uburyo bwiza Imana yasezeranyije kugutunga no kugufasha. Murakaza neza kuri Alliance Stories. Aha niho tubagezaho inkuru z'ukuri z'ubuzima bw'abantu bahinduwe na Yesu Kristo, ndetse n'ibikorwa yagiye akorera mu bantu, n'ubuhamya butandukanye n'inyigisho z'ubutumwa bwiza. Niba wumva waracitse intege cyangwa ubabaye, waritakarije icyizere, izi nkuru ni izawe. Kora subscribe ujye ukurikirana inkuru zacu buri munsi. Nshuti yanjye, icya mbere ni uko Imana ikwizeza kuzakugenera iby'umubiri wawe ukeneye. Hari igihe waba uhangayitse ku by'ejo hazaza, ibiryo se, imyambaro, aho uba n'ibindi. Ariko dore icyo Imana ivuga mu Bafilipi igice cyaho cya 4 umurongo waho wa 19. Haranditse ngo, kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose nk'uko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. None se niba wajyaga wibaza ngo uzarya iki, uzambara iki, uzaba hehe, ntiwumva ko byose Imana igomba kubiduha? Ibyo byose dukennye Imana irabifite, irabiduha nk'uko ubutunzi bwayo buri muri Yesu Kristo. Urumva ko nta kintu na kimwe Imana itaduha, irabifite, irabitunze, nta kintu na gito itaguha. Ariko se mwene data, ukeneye iki kugira ngo ubwo butunzi bw'Uwiteka buri muri Yesu Kristo ububone? Reka turebere hamwe muri Matayo igice cya 6 umurongo waho wa 33. Haranditse ngo, ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Ni ukuvuga ngo nta Imana itaduha. Ibyo wibaza, ibyo ukeneye mu buzima bwawe irabifite, irabitunze, ni byinshi, yabiguha uko ubikeneye uko byaba bingana. Ariko banza ushake ubwami bwayo no gukiranuka. Ubanze wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, wihane, ureke ibyaha, ugendere mu nzira ye, ubundi ubone uyisaba ibyo. Ahubwo urumva Imana igufitiye byinshi, Imana yaguha byinshi. Ahubwo wowe ubanza iki, ugakurikiza iki? Ese waba ubanza kuyisaba ibyo ukeneye, cyangwa waba ubanza gushaka ubwami bwayo? Icya kabiri, Imana iguha ubwenge bwo gufata ibyemezo. Mu buzima bwacu tugira amahitamo. Hari ubwo bimwe biba byoroshye, hari n'ubwo ibindi biba bikomeye. Ariko Imana nta nubwo yagusiga ngo wirwanirire wenyine. Reka turebe muri Yakobo igice cya 1 umurongo waho wa 5. Haranditse ngo, ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana, itishama, kandi azabuhabwa. Ni ukuvuga ngo Imana ntawe itaha pe, ntago yimana, iratanga. kandi ubwo bwenge ntawe itabuha. Utabufite nabusaba Imana kugira ngo ubashe kumenya icyo ugomba gufata nk'icyemezo muri wowe, kuko hari aho ugera bikakorohera ko gufata icyemezo, ariko hari naho bikomera. Aho bikomeye, saba Uwiteka kugufasha, aguha ubwenge. Iyo ushatse Imana kandi uri kuyumvira, nayo igushakira inzira, igafungura imiryango myiza, igafunga ya yindi yari kubogamiye. Icya gatatu, nuko Imana iguha imbaraga mu gihe wacitse intege. Hari igihe wumva nta kundi wabigenza mu buzima, ukumva wakomeza ariko bikanga, ukumva imbaraga zawe zose zashize. Ariko dore icyo Yesu atubwira muri Yesaya igice cya 40 umurongo wa 29. Haravuga ngo, niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongeramo imbaraga.
si ubwo ntiwumva icyo Imana ivuga? Nta kintu na gito itagukorera. Niba udafite imbaraga, intege zishize, niyo ikongerera, niyo iguha imbaraga. Wayisabye se ko wumva nyine ibikora? No mu Bakorinto ba kabiri igice cyaho cya 12 umurongo wa 9, aho Uwiteka yabwiye Pawulo ngo ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura. Iyo ufite intege nke niho Uwiteka azana imbaraga ze zikuzurira kuri za zindi zawe ufite, ubundi akagufasha. Ariko iyo ugaragaza ko wishoboye, ufite imbaraga, uvuga ngo Uwiteka ntawe yabona yinjirira. Ariko mu gihe uciye bugufi ukamwereka ko ntabyo uzi, ntabyo ushoboye, niho azana za mbaraga ze akakongerera. Urumva rero ko Imana iguha imbaraga mu gihe wacitse intege. Icya kane ni uko Imana iguha amahoro hagati y'ibigeragezo. Imiraba y'ubuzima ishobora kuba miremire, ariko Imana iguha amahoro adashingiye ku bihurimo. Muri Yohana 14 umurongo wa 27 handitse ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Niyo waba uri hagati y'akaduruvayo y'ibintu bivanze bigukomereye, amahoro y'Imana arinda umutima wawe, akagugira nk'umuntu uri mu mutuzo. Ukaba waba wayeho ufite n'ibibazo n'ibigeragezo, ariko kumva umutima wawe utuje. Icya gatanu ni uko Imana igufungurira imiryango n'amahirwe. Hari igihe wumva imiryango yawe ifunze, ukumva ko amahirwe yose yarangiye, ukabona abandi bahirwa mu buzima, ariko wowe ukabona ntabyo uri kubona. Ariko mva muri Yesaya igice cya 22 umurongo wa 22, aho Uwiteka yari ari kuvuga ko agiye guha Eliyakimu umugaragu we ngo urufunguzo rw'inzu ya Dawidi nzarushyira ku rutugu rwe, niwe uzakingura ntihagire ukinga, kandi niwe uzakinga ntihagire ukingura. Uwo ni uko yari umugaragu w'Uwiteka. Se kuba umugaragu w'Uwiteka bigusaba iki? Korera Imana maze iguhe urufunguzo rufungura imigisha yose waba ukeneye. Imana igucira inzira aho abandi bose babona ko ntayihari. Weho ukwiye kwizera igihe cyayo, kuko imiryango yayo niyo myiza kurusha iyindi yose. Irinde kwirwanirira kuvuga ngo nkeneye akazi, ngo ujye gusambana kugira ngo ugahabwe, ngo ujye gutanga ruswa kugira ngo birukane undi wari ukarimo ngo abe ari wowe ukajyamo. Irinde kwirwanirira, ahubwo wegere Uwiteka, kuko naguha azaguha ibyiza bikomeye, kuko inzira zayo ni 1000, zirenga 1000. Nyene data, icya gatandatu ni uko Imana ikurinda. Ubuzima bwawe bushobora kugira ibyago, si iby'umubiri gusa, yewe n'iby'umwuka, ariko Uwiteka ari kumwe nawe. Muri Zaburi 9:1 umurongo waho wa 4 haravuga ngo azakubundikiza amoya ye, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo n'icyuma kigukingira. Rero ntuzajye wibagirwa kutari wenyine. Niyo waba unyura mu mwijima, agufata ukuboko akaguherekeza, kuko ngo umurava we ni ingabo n'icyuma bigukingira. Icya karindwi ni uko Imana ikoherereza abantu bagufasha. Hari igihe Imana isubiza amasengesho yawe biciye mu bantu bo mu buzima bwawe. Reba itorero rya mbere mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo waho wa 44 kugeza ku 45, haranditse ngo abizeye bose babaga hamwe, bagasangira ibyabo byose, ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga, bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye. Urumva ko bagiraga ubumwe, bakabana hamwe, bakagabana. Niyo mpamvu nkatwe abemeye Uwiteka, tw'abana be,
dukwiye gufashanya hagati yacu. Niho handi uzasanga umutima ukomanga umuntu, ukamubwiriza kugira uwo afasha, ukamubwiriza kugira igikorwa akora. Icyo gihe si nawe ubwe wijyana, ahubwo ni Imana ibimwohereje kuri wowe. Aho rero niho ugera mu bibazo, ugasanga Imana ikoherereje inshuti, umuryango, cyangwa n'umuntu utanazi ngo akubere amaboko yawe agufashe. Buri wese ashobora kuba afite ingero, nanjye ndazifite. Ariko se ntabwo ubibona ko Imana ikohereza abantu mu buzima bwawe bakakubera ibisubizo mu gihe wayitakambiye, mu gihe wabaye hafi yayo, nayo ikakoherereza ubufasha? Kuko rega twese yaturemye mu ishusho yayo, kandi kugira ngo igaragare n'imirimo yayo igaragarire hano ku isi, ni uko inyura mu bantu yiremeye. Imana rero ihora ikoherereza abantu bo kugufasha. Icyanyuma nasozerezaho ni uko Imana iguha iby'umwuka wawe ukeneye, kuko ntabwo erega ari umubiri gusa ukeneye kurya, ahubwo n'umwuka wawe ukeneye kugaburirwa. Muri Matayo igice cya 4 umurongo waho wa 4 haranditse ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Niwemerere Uwiteka akagaburira umwuka wawe nk'uko tubibona muri Matayo, ntuzigera ucika intege, ntuzigera ugira inyota, ntuzigera ugira inzara, kuko ijambo ry'Uwiteka rirakugaburira rikaguha byose. Mwemerere rero abe mu mutima wawe, kuko muri we ntuzigera ucika intege. Muvandimwe, icyo waba ukeneye cyose uyu munsi, Imana ikwizeza kugutunga no kukubeshaho, yaba ari mu by'umubiri, yaba ari iby'umutima cyangwa iby'umwuka. Imana yasezeranye ko izagutunga no kugutabara. Ni umwungeri wawe, ni uwo kukurinda, ni n'uwo kukuyobora. Ni ukuri gira umwete, ugira umutima uhamye. Data wo mu ijuru azi ibyo ukeneye kandi ntazigera akunanira. Ni hehe rero wigeze kubona Imana ikwitaho mu buryo budasanzwe? Watwandikira muri comment hano munsi kugira ngo dusangire ubuhamya bwawe. Kandi niba ufite inkuru y'ubuhamya waba wifuza ko twasangiza abandi, watwandikira muri email, kandi bikagaragaza ko Yesu yakoze kandi agikomeje gukora. Twishimira kumva inkuru y'uwo ari we wese y'ibikorwa by'Uwiteka, kuko buri buhamya ni ikimenyetso cy'uko Imana ikiri gukora muri iki gihe. Nshuti muvandimwe muri Yesu Kristo, ntugende udakoze like, share, kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri bose, ndetse na subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu nkuru zacu za buri munsi. Ndetse dukomeje gushimira na buri wese wamaze gukora subscribe. Imana ikomeze duhane umugisha.